uretse APR ifite ibikombe byinshi mu Rwanda, iya kabiri ni Rayon Sport. Ndakumenyesha ko kuva 9-7 Rayon Sport 9-8 twara Sekafa hanze niyo yabikoze bwa mbere. N'abafana bajya bavuga ati abakinnyi barya mu rugo rwa perezida, abatekera mu rugo. Urumva? Abagore baba perezida nibo batekeraga abakinnyi bakarya mu ngo zabo. Urumva? Uko kwari kwijandika. Abo nibo bijanditse mu ikipe. Abijanditse mu ikipe avuga ni barwa Gacondo batwaye igikombe 2004. Urumva? Ikipe igasohoka amafaranga akabura, umuntu yahoza ambwira uburyo rwa Gacondo yagiye agaterura amafaranga mu iduka umugore we yacuruzagamo mu mujyi. Urumva? Umugore atabiza akayaterura akaza akayahareyo, abakinnyi banze kurira indege. Akavuga ati umugore wanjye turaza kwisobanura nyuma, ariko Rayon Sport yagiye gukina. Itatewe forfait. Yagomba gukina njya na satellite muri Ghana. Muri Guinea sinzi ikintu nk'icyo. Sinzi ahari. Ariko umuntu yambwiye ko abakinnyi bagarutse bambaye amabubu na sandali. Nicyo gihe. Urumva? Abo bijanditse ni ba Abdallah bafashe ikipe yabuza amajyo bakayiterura bakayijyana i Nyanza bakayitunga bakayiha igikombe cya shampiyona. Urwo ni urukundo rwa Rayon Sport. Bayikuye mu muhanda ikinjira muri bisi ikagenda abarebe bakayiherekeza nyuma ya rudatsimburwa nyuma yande byanze kandi igaruka ifite igikombe yari maze imyaka 9 itagitwara. Abo bijanditse ni bagacinya bakwiye kwigarukamo bari biriye bakimara bagatwara igikombe bagatwara icyamahoro bagatwara shampiyona bagatanga ubutunzi bwabo. Urumva? Batanga ibyabo nta bafatanya bikorwa nta batera nkunga, bakunda ikipe yabo barayirwanira barayitangira. Abo yijanditse shampiyona cy'amahoro 2016 17 twara shampiyona aho yari yijanditse yatwaye ibikombe 2 bikurikiranye. Icyo gihe yarijanditse bityo nta kwigaruka muri Rayon. Muvunyi yarijanditse atwara shampiyona 2019 yishyurira ikipe izenguruka Afurika yose mbere yo kugitwara yagiye mu matsinda 2018. Ibyo nibyo nangiye kubwira. 2018 izenguruka Afurika ijya mu matsinda. Abafite ubushobozi byarabananiye muri ko kwijandika aragaruka twara igikombe cya shampiyona. Arijandika araza ajya mu matsinda arayarengagera 1/4. Icyo nta kwigaruka. Arijandika atwara igikombe cya shampiyona yakurikiyeho. Uwo muntu yarijanditse bityo nta kwigaruka muri Rayon Sport. Ntago kwiye kugaruka muri Rayon Sport. Un certain Jean Fidel waje from nowhere iyo myaka yose yari no muvuga sano minimiza uko wavuganye icyo abandi ba president ndamubaha ariko turi kuri Rayon. Un certain ni ukuvuga iki? Shaka kuba ari igifaransa giki? Un certain kuvuga ngo hazaho noneho ngo president avuga ngo president araza Jean Fidel kuyakoze president Jean Fidel araza ni retired. Bivuze ngo nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi yari umusirikare uri active mu ngabo z'igihugu kugeza asezerewe mu ngabo. Sibyo? Kuva asezerewe mu ngabo Rayon Sport yari ihari. Nta mureyo wigeze amubona. Nta mureyo wari umuzi kugeza umunsi babashyira muri sale 2020 nari mugira ngo 2020 akabashyira muri sale bakabambura amatelefone bakababwira ko bazaniwe umuntu batazi babonye bwa mbere. Abenshi bari bazi ko ari umukozi wa RGB waje gukoresha amatora. Ntabwo barazi ko ari umuyobozi. Ntabwo bari bazi ko ari umuyobozi wabo uje. Umuyobozi babonye bwa mbere ntabwo bishoboka. Urumva? Bagize ngo akora muri RGB. Tujye tubwira abantu bumve neza. Iyo bavuze gukunda ikintu no kugifana no kubukirimo ntabwo biza kubera ko waje kuba umuyobozi w'ikintu. Wakabaye byarabaye bya bindi nguwo ntabonye. Ku rupfu rwa mama sinzambone ku rupfu rw'ihene yanjye. Urumva? Ariko kubera ko yarazanwe n'inzego z'igihugu zubashywe, amatora yarahagarariwe na ministeri, Gervais niwe wabaraga amajwi, mukozi ushinzwe Munyanziza n'abandi ba ministeri. Kubera ibyari bimaze iminsi biturutse kuri Sadat nawe nk'ibyo byose, ibibazo byose niho byatangiriye 2019.
abantu batari bazi batabaje batazi aho baturutse barazi ibintu barabiduruvunganya ibyari ukwitangira ikipe bihinduka kwijandika mu ikipe guhera igihe cya Sadat ibyari ugukunda ikipe gufasha ikipe yabo ikipe yabo ikora amateka 2013 2019 bagatwara ibikombe 3 bya shampiyona kuri 6 byakiniwe bahanganye na APR bakajya mu matsinda APR itarabikora batanga ibyabo bakunda ikipe yabo Sadat araza kuva 2019 bihinduka kwijandika bihinduka ibibazo kugeraho ubuyobozi bwa Ministeri ya RGB bwabahamagaye barababwira ngo nta soni nizo mvizanyo icyo nacyo ntagucemije mu yakivuzeho mu mutwe ngo yahakanye ko ataza rimwe na RGB ngo hari abantu bamwe bo muri Rengo nibo bamusabye kuza bafashe amatsinda 45 y'abafana ko yaza rimwe na RGB ngo sibyo bafashe abantu bo muri Rengo babimusabye abivuze neza bafashe amatsinda 45 ya fan club bayahuriza muri sale babakuramo babambura telefone babereka umuyobozi ibyo nta manza ibyo nta mura yutabitsira tutaruri muri sale yabereyemo amatora nuko byagenze Jean Fidèle araza ijambo rye rya mbere yaravuze ngo nta n'igiceri cyanjye nzabaha tuzafatanya gushaka ubushobozi niboneka uboneke n'ibihomba bihombere yagiye kuri radio ntibuka neza niba ari B&B naramwiyumviraga n'amatwi yanjye aravuga ngo nje guca ibisambo muri Rayon Sport ibisambo bishyiramo bigakuramo abansiye bayiyoboye abansiye bayiyoboye izo nizo mvugo zamuranze mu myaka 4 mutsindwe muri serie zandembaga kubita bagacinya rirukankana mu nzove kubera ko ikipe yayihawe agahabwa na misiyo yo kwirukanamo abayivunikiye abayiruhiye abayikoreye ibyo byakwishimira n'umuntu umwe wenyine udakunda Rayon umuntu wese ukunda Rayon unakunda umupira w'igihugu wifuza iterambere ry'umupira w'igihugu ntako yakwishimira ibyo ngibyo mu myaka 4 yamaze igikombe cy'amahoro yatwaye Kazungu abavuga hano ndakwibutsa ko igikombe cy'amahoro na Super Cup atsinda mu kibazo ariko Kazungu nibuke ko yananiwe kujyana equipe mu matsinda afite avantage yo kwakira imikino yombi i Kigali kuri Kigali oya nabo byabananira wasizwe na Singida Jean Fidèle ndakubaza wasizwe na Singida nawe turamugeraho afite igikombe cy'amahoro afite Super uno watsinzwe na Singida nawe turamugeraho twari tumushyigikiye wese ntiyarahanganye na Jean Fidèle we hanze bari bahanganye kandi bari bafatanyije Jean Fidèle ni perezida wa Rayon bari bahuriye ndavuga ubu ngubu byananiye Tadareho ariko Jean Fidèle yaramwiyambaje nyuma yuko bimuyobeye ariko Jean Fidèle njyewe mu bantu amatora aho uremerewe reba bari kwiyandikisha bageze mu nama bari no kubakuraho amatelefone bariyandikisha kuri telefone Kazungu ibyo byarabaye muri iyo myaka 4 Jean Fidèle nibyo yatwaye igikombe cy'amahoro ariko nicyo gikombe mu Rwanda cyoroshye gutwara kuko Kiyovu aragitwaye ufashe urugero ruto polisi yaragitwaye AS yaragitwaye mukura yaragitwaye APR yagitwaye ejo bundi giheruka mu myaka ingahe nirya rero gutwara ibikombe 2 muri shampiyona byo ni igikombe APR dahipara 2014 umutoza ari Mashami Vincent nibwo agatoro cyatwawe na Mukura ibiri bya AS Kigali polisi ni ukuvuga ngo ni igikombe gishoboka si shampiyona imwe gusa unuba APR guheruka gutwara ibikombe 2 harya ngiye cy'amashamire umwaka ushize nibwo yari nyuma y'imyaka 15 yari polisi itsinze Rayon kimwe ku busa cyangenda hima kandi polisi tuvuga ko itari serie 16 ni Rayon yatsinze APR yagitwara 17 ni APR itsinze Espoir ariko itatwaye shampiyona kimwe 18 ni Mukura itsinze Rayon finale 19 ni AS Kigali itsinze Kiyovu 2020 kubera covid nticyabaye na 21 ngira ngo na 20 ariko okay 22 cyabaye Jean Fidèle muri Rayon ntabwo ari umuperezida wabaye utarageze cyageraho
Oya. Nicyo tudusesengure gikombe ibyo yavuze na bitari valid dukeneye kubisesengura mu myaka ine yashyizeho ikipe y'abagore itwara ibikombe ibyo arabivuga. hari ibyo yakoze nka perezida wa Rayon Sport nubwo njye ntemera ko byo gushimirwa ku buryo mu burenganzira bwo guca amazi ibyo abandi bakoze ku buryo uyu munsi umufata ukamugereranya na Gacinya, umufata ukamugereranya na Muvunyi, abatwaye igikombe cya shampiyona ni kategori yabo, abatwaye ibikombe bya shampiyona ni kategori yabo, none abatwaye iby'amahoro mu yandi makipe muri AS Kigali muri za Mukura nyine nkorera chronology njyewe reka ordre kare ubwo ni Jean Fidel bakurikiranye ko yanayoboye igice kinini umupira warazahajwe na covid ibintu bikomeye. Njye ntabwo nasuzugura ibintu yakoze, afite ibintu yakoze bigaragara bifatika, sibyo? Umupira muri manda y'imyaka ine hari ibyo yakoze, usibye ko bigoye kubona umuntu wayoboye imyaka ine muri Rayon utaragize icyo akora. Icyo ntemera arahari Rayon Sport yamaze imyaka 9 idakora shampiyona, ntabwo yayobowe n'umuntu umwe imyaka 9, ariko ntabwo yaboraga icyo akora. Uwo byanandaga yavaga wakazundi nabyo umuperezida wayoboye wenyine imyaka igikombe yarwaga Condo ahita anagenda muri Afrika y'Iburengerazuba bongera kugitwara ku bwa nemera ko ari byo Jean Fidel kuri manda ye. Yatwaye igikombe cy'amahoro mu bihe bigoye, yatwaye shampiyona y'abagore igiciro cya kabiri n'icya mbere, uretse gato ibyo yarabitwaye ahabwa credit ahabwa indabyo Jean Fidel, ariko akurahe audacity cyo gufata perezida bamubanjije batwaye ibikombe bya shampiyona babyita title. Kandi igikombe cya shampiyona bacyita title kubera impamvu cyane. Nuvuga ngo title iyo watwaye shampiyona uba witwa champion, nta champion w'igikombe cy'amahoro ubaho. Champion w'igihugu n'uwatwaye league title. Yakoze ibintu bifatika muri manda y'ibyo yarashoboye ku rwego rwe, ariko ntabwo numva hanakura audacity cyo gufata abantu bajyanye equipe mu matsinda bazenguruka Afurika bakava mu matsinda bakajya muri kimwe cya kane bagatwara ibikombe bya shampiyona titles, akabyita ngo ni abantu bayoboye Rayon ngo bijanditse bityo nawe bijanditse cyangwa bakoraga inda ibyo bintu bya Fidel izo mvugo nabo nzemera no nahuza nawe aho njye abantu abishimirwe rwose, ariko ibyo abantu ngo bijanditse abantu bakorera inda zabo ntabwo ibyo bintu mu mwanya mwiza wo kuvuga ibyo, kuko wavuga ngo igituma leta igera ku musaruro ukwiye, wavuga uti hari abantu. Mbonye umuyobozi wa radio twunganiye namenye Patrick atubwira ko ngo Jean Fidel yateraga inkunga Rayon Sport ya volleyball ngo binyuze mu kigo cye cya RGR. Twereka n'ifoto umunyamabanga we nyirako umuyobozi wa radio yateraga inkunga Rayon ya volleyball, ariko yahaye n'ifoto bigaragaza ariko namenye ntabwo ari umunyamakuru ariko n'umuyobozi ariko yatwungana ko barakoranye mubereye naje twunganire hari ntabwo nta mutware kabeba niko abanyarwanda bavuga umugani magambo niyo uzira yarigane niyo uzira rwose. Nta muntu nini umuyobozi wese nawe ufashe Rayon Sport imyaka ine kameme ntiwabura achievement ushobora koganizinga pre-season ukayitwanga ngo ikipe y'abagore ngo ugatumira Dax ugatumira Dax ugatumira ngo nagize nya utwara igikombe cy'amahoro. Impamvu tuvuga ngo ntago ari ukuminimiza ko hari icyo yakoze, hari ibyo yakoze irahari n'undi wese wayobora. Na Sadat afite ibyo atari we wakoze, na Sadat hari ibyo yakoze nawe ari ibyo wavuga ko covid yamunanije, yego kandi afite uruvugiro. Ariko Sadat yatiye rutayizamu mwiza cyane muri apera muzana muri Rayon amuti, ariko mu myaka ine Sadat yagaragarije ubuyobozi bukuru bw'igihugu amanyanga akorwa n'abayobozi ba Rayon Sport yasanze ntabwo abuze ibintu yakoze. Byafashije mu gusukura Rayon Sport. Bose uramucomekera iki? Gucomeka iki? Uramuteranye. Kuko yayoboye igihe gito ntabwo yayoboye sezo yose. Yavuga ati yazanye MK card yazanye stade. Nabonye ufite intego yo kubakira ikiganiro cya Lorenzo na Sadat rimwe n'umukuru Lorenzo bwiza Sadat yaramubwira muri kuganira urumva kugira kuri radio ryo musanze Lorenzo abareyo bakwiye guhumuka bakamenya abareyo bakunda Rayon yabo ni bande barwanira Rayon yabo bayishakira intsinzi. Ibyo sinza reka nkubwire ubushize
babagarura muri reyo abo bari barayirukanyemo urumva yaraje ihatanira igikombe kugera I Bugesera. bivangiye Tadeyo nawe yiyegereje hafi baragira ko ntacyo batakoze babaye hamwe bahatanira igikombe reka gutwara igikombe cya shampiyona ibyo turimo tuvuga my friend polisi imaze imyaka irenga 20 ngira ngo ni 5 niba ntibeshye ifite bije full urumva ivoma mu kidakama ivomera mu kidakama ntabwo ari ibintu byoroshye AS Kigali amafaranga yashema ntako atagize yarakukuje hari igihe bamurushije ibitego ariko arakibura rega na za Kiyovu zakoze ntacyo takoze Juvenal yaragashyiramo amabiri yazanye ba Okwi in their prime abakodesheje amaparitema biranga yazanye ba Elisa nubwo avuga za Prometazine n'ibindi ariko nyine yarakibuze sibyo biragoye ntacyo yatwaye erega nizo Juvenal Eregizo Prometazine zagonze Juvenali n'abayobozi bari batwaraga ibikombe se nizari zari hose nezo ngo zari urumva ni ukuvuga champions mu Rwanda gutwara igikombe cya shampiyona si biya buri wese bikorwa umugabo bigasiba niyo mpamvu wabigerageje umwe witwa Atrako cyabaye cya nyuma ahise isenyuka yahise igira ite yahise isenyuka hari umuntu watubwira icyo Atrako cyayishenye Kazungu ko wari uri mu mupira twabyitse tumva ngo yavuyo yakoze ikosa rikomeye ryo twara igikombe cya shampiyona yatwaye ibyitagenewe shampiyona ariko kwikosa Lorenzo si ikosa Atrako yarumye ibyidashobora gukanja yarumye ibyitashobora gukanja yakoze ikosa rikomeye twara igikombe cya shampiyona hakiri ibintu byo kuza hano ngo abantu basuzugura abandi umuntu watwaye abantu nubwo babwira twara na sekafa hanze byagiye kiranje mu cyaro muri Ethiopia yarumye ibyitashobora gukanja yakandagiye bakama ari mwizamu ndabyibuka yatsinze Al Hilal kuri finale yashatse kwigira ikipe mu Rwanda Al Hilal cyangwa Rimere kimwe muri izo yayitsinze kuri finale ni Al Hilal ntabwo ari kuramba oya yashatse kwigira ikipe ya mbere ikomeye mu Rwanda bigwa nabi ntabwo bikora timu ya mabasi yari yagaragaje imbaraga ya Vandame na Dodo yari yagaragaje imbaraga ntiyashaka kumva ikipe yarabati wese tuzahangana akagira n'umutoza Jamari ntabwo wabaye umusirikare uyu yari colonel uyu yari captain ikindi uravuga iki Musivili maze kubona muri Reyo Karenzi Civil urahangana baziroge zageze ibisogo maze kubona ko Reyo kugira umutuzo ukwezi abiragoye numenya aho umuntu ntabwo ntibiboka abatsindirano abantu nk'abatsindirano byantuye nibajije timing yabyo nyine ejo nibwo twavugaga ngo Rayon Sport imaze imikino 5-6 idatsindwa biratuje biracecetse irabara 5 hagati yayo na APR ifite kugiye kugenda igabanya iri guhemba sezitaha izaba yubakitse neza amafaranga yagiye rutiye gushaka igikombe cy'amahoro ibintu nk'ibyo tubona ibintu byose ari amahoro dore a few moments ntabwo habura reka nkubwire ntabwo habura abaza guteza ibibazo kandi abateza ibibazo si abantu bakunda Reyo bayirwaniye kuva kera ndakurahiye ntago mu bantu uyu munsi Murenzi araje Murenzi ibintu arabiturishije mu mahoro ntawe urumva ngo ntiyumvikana n'uyu Murenzi ntawe aravuga njyewe ndi umuhamya narabyiboneye n'amaso Murenzi ntawe aravuga Murenzi ajya kwa Muvunyi bakicarana urumva warabibonye narabibonye n'amaso yanjye Muvunyi ajya kumushyiraho cyane oya ndakubwira mu minsi yashize umuntu yanyeretse ibizibiti neza igihe cya recruitment Murenzi yabuze amafaranga byananiranye ahamagara Muvunyi wa Muvunyi bavugaga ngo niyumvikana Tadeyo barwanira ubuyobozi yaramuhamagaye Muvunyi amuha karibu mu rugo aragenda bamwereka ibibazo uko bimeze kwa Muvunyi niyisanga se urumva nyine arisa Karenzi uranengushe nawe kandi nayo wako Tadeyo kandi Murenzi ari umuhungu wa Muvunyi nyine nibyo ndimo nkubwira ndashaka kukumvisha ko Muvunyi twarashaka kukumvisha ko namubwiye ngo Muvunyi kuba atayoboye ibyo Tadeyo ageraho ibyiza bya Tadeyo bigaruka kuri wowe ko niwe mubyeyi ndashaka kukumvisha ko Tadeyo gutsindwa kwe nawe ubirimo n'igihe arya bine bya nyine ndashaka kukumvisha ko ntago Muvunyi aba muri Reyo arwanira ubuyobozi kuba atayoboye no mu gihe atayoboye aramuhamagara aramubwira ati nkeneye amafaranga yo kugura abakinnyi yayabuze Muvunyi aramubwira kuba ariho nka GSM ntago uri mureka nsoza ngo nkubwire Muvunyi arenze urwego rwo kuyobora Reyo Muvunyi banza unyumve
Muvunyi yaramubwiye ati duhurire kuri I&M ejo mu gitondo nta ukeneye angahe ariko sinshaka kumva rwose Ko bivugwa. umvuga urumva kumva ko naguhaye amafaranga simbishaka abikuza miliyoni 20 arazimuha bucece ze ku giti cye kuri konte ye Kazo arokirita abakinnyi ariko ubu ni ikipe uyu ukorera munsi Mpora. irimo iratsinda umuntu from nowhere yaraje ati abantu bijanditse Abijanditse. mu baka ikipe abantu bakunda reyo barishimira barifuza ibyiza ariko bya ngewe reyo nkibona Jean Fideli navuze ngo Jean Fideli muzi nk'umunyakuri ariko se ni ishyamba rije mu yindi shusho nizobana atari muri iki gihe Rayon Sport yanganiye igikombe nicyo gihe cyo gutangaza karenze nk'umusiniya w'ibi bintu ishyamba ryateranye ryicaye baravuga ati kadushyiraho Eh, Jean Si Fideli byose urwo ni urugero ruto ngo wahirwa Muvunyi Tunyura- n'abandi Kazo Aha. amafaranga Prosper atanze muri iyi minsi angana gute ibyo abantu bakora mu ijoro amanywa ba Rwagacondo Bamushinja- ba Batista ba Olivier Bagacinya. bagacinya bataryama bifuriza ikipe yabo intsinzi bakora iyo bwabaga urumva ariko Bruno Jean Fideli yamaze Bruno Fe nakabatenguha mu gihe bari ku musonga wa Bruno Fe ntabwo yabatengushya Bruno Fe akuyemo ikinyuranyo urwana na Bangara akuyemo ikinyuranyo cy'amanota menshi feri we biri Buriya kuranda nuko n'umutekinisiye Aperi uzanavaho atadukura mu murongo atadukura mu ariko icyo mvuga haba harabaye inama y'ishyamba aravuga ati urabona ko Murenzi atuje nta gihe Murenzi ashobora gutwara shampiyona twicaye turangaye Jean Fideli wowe uri umuntu ufite imbaraga abantu bemera njye navuze ngenda mwemera ku giti cyanjye kuko kugeza igihe Rayon izatwara igikombe gisimbura icy'amahoro afite urumva nahise igituma mwemera Jean Fideli kugeza igihe Rayon izatwara ikindi gikombe nibwo nzavuga ngo Jean Fideli noneho agiye ku ruhande kuva hakiri igikombe cy'amahoro na Super Cup bya Jean Fideli mu bubiko nibyo ariko Rayon Sport mu bifatika ariko Rayon Sport nyuma yayoboye abantu banga ariko ku buryo hari ikigendera wabanje ukavuga uti mu bubiko hari amatsinda Rero kuvuga ngo mu bubiko hari igikombe cya shampiyona Muvunyi yatwaye shampiyona 2019 sinzi Gacinya 2014 ariko se bose ko ari wewe na Kazu Ndabyumva baratwaye. oya Kazungu reka kurya indimi reka kurya indimi sibyo Mugihe atarabona urutwara igikombe wowe mbwira uti mbakurikiranye gutya bose ni abayoboye ibyabo ni amateka batondekanye uwa mbere ni Muvunyi uwa kabiri ni Gacinya uwa gatatu ni Murenzi none se kandi ku bikombe abo rero bose uvuze barijanditse ariko nyuma iryo jambo singemera barijanditse havuyemo Jean Fideli akeneye gusaba imbabazi wowe akeneye gusaba imbabazi kuvuga ngo abantu barijanditse abantu barakora inda zabo oya ahubwo uvuga ngo cyo nemera ni kimwe Rayon Sport twese dukorera nakoreye twese dukorera Yego. kugira ngo ibe ikipe ihamye nk'ikipe zindi zikomeye muri iki? Afurika birasaba iki hari ibitekerezo w'umuntu mukuru kuri experience yanjye wayoboreye imyaka 4 nabambanjirije n'amadeni nasanze n'abankurikiye ayo yasize ntabwo n'urugero ayo nasize yanjye bishyuye yasize menshi kandi uburyo tuyoboramo Rayon Sport natwe twarabipinze nanjye ubwanjye uburyo tuyoboramo Rayon Sport si uburyo burambye bwafashe ikipe nk'ibe nka za Al-Ahly ariko ibyo yavuze nka za Mamelodi ni igihe twabona cyatuma Rayon Sport iyoborwa neza nka Aseki Mimoza yasiyo yari message kuko ibyo yavugaga arabizi ko bihari arabizi ko bari bashyizeho Abdara urumva nka CEO Tadeya akabyanga akavuga ko nahinguka mu nzove urumva arabizi neza ko iyo structure ihari ndetse izanashyirwa mu bikorwa ntacyo adakurikira urumva azi ibyo akora ibyo yavuze arabizi ariko abareba ko ikibazo Senior Kazungu yaragaritseho mu kanya utamusubije yavuga ati ni inama y'ishyamba yateranye kuko iyi timing iteye ubwoba uburyo uyu munsi njye nanabikomoje navuze ngo Tade uyu munsi ntabwo Tade yagaruka ngo avuge kuri Rayon Sport oya uzabirebe Sadate ntiyavuga n'ingamba z'ubwirinzi no mu gihe cyashize igitsindwa itsindwa bine igira ite ntawavugaga Tade bazanaga amafoto ya Jean Fideli inyenyeri buriya ngo mu bantu bayoboye bo mu ishyamba neza yego ntawavuga ngo dukumbuye Sadati ngo azane ifoto cyangwa uheruka Tade oya bari kubazana Jean Fideli ubwo rero Jean Fideli nturi mu mwanya yatwaye igikombe cy'amahoro ese mu gihe umutuzo uhari niwe ugomba kuza nk'ubu yego nta wundi muntu ushobora kuza usobona tutabikozeho ikiganiro cy'isaha ubu tugeze tuvuga match ya Rayon y'ejo ya City Boys n'ejo tuzayivugaho cyane ko inoroshye ni ukubaza ngo phone nka nyanzatsinda bingahe ariko ibi byagombaga kuvugwaho kuko ni inkuru ikomeye Jean Fideli yabivuga byabaye inkuru ikomeye cyane ko nibyo mvuga ngo yewe ataraza igikombe kindi nyuma y'igikombe cye kwiye tuvuze ngo iruka igikombe ryari 2023 cy'amahoro cyande cya Jean Fideli na Super Cup hataraboneka ikindi Jean Fideli azaba avuye mu nzira
ariko mu gihe tuzavuga Murenzi arakora ibitangaza nta gikombe atwara Saidi arimo aravuga ati Karenzi bwira bareyo ko uwo ni Saidi kutoka Marekani yego Nyirakaboko Karenzi ibyo uvuga nari mpibereye bya Muvunyi na Abdara yego nari Kigali urumva byabaye i Kigali byabaye ndi Kigali nari Mari na Freddy urumva yego na Ndosimana twese twari duhari yego urumva ati bwira barewe ko twateye intambwe idasubira inyuma turakora bucece yego nta ntambara dushaka Murenzi turi kumwe kandi tuzamushyigikira abo bahagurutse natwe tugiye guhaguruka ntago baturusha kuvuga ariko menye kumwongeza amezi yo kubura inzira bakiri byarashegesha abantu kuko nibwo imirimo itangiye kugaragara. By the way yatanze recommandation ntabwo yavuze gusa yatanze n'icyitwa ngo igisubizo umva ko yavuze yavuze ngo Rayon Sport ntifite nyirayo umuntu wese yemerewe kuyobora apfa kuba ari umureyo avuga ko Rayon idakeneye kuba association urumva aravuga ngo Rayon ikeneye CEO na president na vice president nkuko n'uyu munsi ubona structure niho bishya bishyira ariko icyo atemera Karenzi niho hari ihurizo ngo ikeneye CEO president na vice president icyo atemera aravuga ngo ikeneye abo bayobozi ariko batari mu bijanditse mu miyoborere ya Rayon Sport mu gihe giheruka kuri iyo myanya ya CEO uvuga Abdara ibyo Jean Fidel ntabyemera uvuga president akavuga Abdara akavuga Muvunyi akavuga Prosper ibyo ntabyemera njyewe nkibaza Rayon ijya kurekrita abayobozi abayobozi ba Rayon ni abana bari mu buzima bwa buri munsi bayifasha bayisapotinga bayifana bigaragara bajya ku kibuga abo ngabo nibo baterana bakishaka uhagaze neza muri icyo gihe dore ikintu gishobora kuba kigoranye kuko Jean Fidel abonere wabaye umuyobozi mwiza muri Rayon Sport kandi akaba yaraje adaturutse mu bareyo bahurira ku kibuga yifashe arashaka ko Rayon Sport yongera kubona umuyobozi nkawe bazana undi mu meya wahoze zanwe uvuye ahantu cyangwa mu cyangwa muri taya zanwe donc kuko abantu bavuga bijanditse nabishyura amatike Rayon Sport yakiriye umukino cyangwa se yasuye bajya ku kibuga batanga amafaranga yubaka umupira w'u Rwanda biriya 50,000 biriya 100,000 byo muri Stade Amahoro buri munsi batwike essence yabo batanga primere yo yatsinze bakotiza amafaranga ngo ihembe kuko yabaye president wari adaturutse muri abo arashaka ko 2026 haza Rayon Sport ibona CEO udaturutse muri abo ibona president na vice president badaturutse muri abo nkuko byagenze umunsi yabaga president wa Rayon Sport nuko rero Jean Fidel yabayeho mu myaka ye yakoranye na Sadati cyane ko yarazi ko azirana nabo ubwo nawe yaje muri ubwo buryo na Tade yamaze gushwana nabo yasaza urumva barihuza uyu munsi ntugire ngo ari kure abari aho hafi akurikirana izi bombe arimo anagamo ntugire ngo ntazi ibyo akora ariko abareyo abakunzi ba Rayon ndabarahiye ndababwiza ukuri nimudasigasira ibyanyu muzajya mwinjirirwa mu buryo bworoshye babasenye dorahondi babasenye irimo abantu bayikunze bararara amanywa nijoro bahiga bayishakira ibyiza hejuru y'induru zose zavuze mu minsi ishize barakoze amanywa nijoro baraziturisha batavuze ntabwo mugeze mwumva Budarajya kuri radio nkuko byari imbere ngo aje guhangana yarakoze araceceka. Umunyamakuru akoranye ikiganiro na Jean Fidel yanyandikiye witwa Modeste aragira ati ninjye wakoranye ikiganiro na Jean Fidel burya bagikoze mu kwa kabiri mu kwezi gushize nuko batinze kugishyira kuri YouTube mu kwa kabiri mu mpera z'ukwezi gushize batinze kugishyira kuri YouTube cyari kuri radio nta muntu wacyumvise se baracyumvise ariko ntabwo byabaye viral kuko abanyamupira bashaka ko adafite audience wenda nini cyane kuri radio ariko ko bashyize kuri YouTube bakayisharinga mu magroup y'abanyamakuru urumva cyese nyine kiba viral
urabyumva iki gisohotse aragira ati rero ngo ni bamwitumire ku bushake bwanjye hatagira ugira ngo twakoze ngo inama y'ishyamba ni umunyamakuru witwa Modeste wamukoreye ikiganiro ariko njye nkamubwira ngo banjye icyo mubwira namubwira uri umunyamakuru watumiye umuntu wawe ibitekerezo yatanze n'ibyo yavuze ni ibye yifitiye mu mutwe wowe wakoze akazi kawe neza umunyamakuru none se kuki gisharinze uyu munsi kuki cyagiye kuko nabonye kuri Radio Maria nibwo bakishyiraho YouTube ibyo bari bayisanga ngo fact no brainer nibyo nkubwira nyine Radio Maria icishaho misa irazwi cyane kuki batinze gushyira kuki batayiminze ibyo ntabwo ari ngombwa ko niba cyaratambutse kuri radio abantu bacyumvisha baracyumvisha arakoze Vandame ati twatsinze El Merreikh ntabwo ari Al Hilal kuri finale ya Sekafa Kagame Cup 2009 Vandame yari muri Atrako mu bimbere cyane Vandame waba muri polisi Vandame yari mu bimbere cyane Dodo si wamukuye muri Atrako Dodo ni umuzanye muri polisi icyo navugaga igihe cyagiriye kuri YouTube n'igihe cyakorewe ntabwo biri important nta nicyo bimaze ni akazi k'umunyamakuru yakoze timing gushyira kuri YouTube ko ntabwo abeshya ngo twagikoze mu kwezi gushize kitarakozwe Jean Fidel bamutumira buri munsi niba ari kuri radio mu mpera z'ukwezi gushize apene hashize buranga icyumweru kimwe n'ubundi yahita bashyira kuri igihe cyagiriye nibwo tukimenye icy'ingenzi rero si ibyo cy'ingenzi ni ibitekerezo yatanze bisesengurwa si byose yagikoreye ibyo ntabwo ari yagikoranye nande kandi umunyamakuru nta muntu ugira icyo amushinja yakoze akazi ke neza ahubwo warakoze kumutumira kuko utubwira ibyinshi byatekereza ariko akwiye kumenya ko akwiye kuba hambo kubera ko nta kintu ibyo byakazungu avuga ngo igikombe afite nuko ari mu baheruka nyine niyo mpamvu igikombe cye ari cyo giheruka ibyo rero ntabwo ari ubutwari kuba ibyo yakoze ari byo biheruka ntabwo bikwiye gukuraho abakoze ibikomeye kumurusha siko bimeze yesi nshyigikiye ko avuga ngo abijanditse abakorera Rayon Sport nabashaka kuyiba bigaragara ko nta muzimu hari ibyo simbyemera ushyigikiye ko yatwaye igikombe cy'amahoro cyane ibyo se niwe wambere ubikoze icy'amahoro Rayon Sport ifite giheruka barakubwira abatwaye titles abatwaye ibikombe bya shampiyona ibyo twaturwanganisha ibintu bitari ngombwa urumva reka tubaye byakozwe biri mu bushobozi nakubwiye imbogamizi yawe nazo ngo jewe nubwo hari ibyo ntakwemera nakubwiye imbogamizi yawe nazo ngo twara shampiyona ikipe yaratuje ikiri ni ugupfobya yarahembaga simbyemera ko yahembaga ahubwo ikipe yabagaho ku bwoba itavuga na skoro yongera amasezerano mu ibanga ibikombe ntabyo yatwaye amatsinda nayo yagiyemo mu myaka ine so ntacyo mbona giye kubwanjye mbonye umuyobozi wa Rayon Sport tuje rwose kujya cyangwa ubwanjye ntacyo natekereza Murenzi aje agatangira gutuka kuvuga nabitadi Karenzi rero ntacyo abona Jean Fidel yakoze nta kirenze n'ikirenze ni igikombe cy'amahoro gacinya n'igitwara ariko cy'amahoro cyoroshye muri rero nacyo abatwaye iby'amahoro banga ariko se bakirwanira nande wenda kubwira ngo aperi yatwaye shampiyona ku cyapeta gitwara buri mwaka irazisigira iyo yatwaye igikombe ku cyapeta gitwara buri mwaka ibishaka shampiyona nicyo gikombe yemera ibindi nabibasigira ikibonye ariko ntabwo yajyana irabibasigira birekisha niyo hari igikombe bishaka cyane soko cy'amahoro none kireka kubera ko itagishaka bishaka shampiyona ikayibona se kuki ishaka cy'amahoro kakibura cya shampiyona kakibona usobanura nicyo cyoroshye ni iki gutwara byombi birananira intego ya mbere niba bigoye intego ya mbere shampiyona kitareka shampiyona se gatwara cy'amahoro intego ya mbere shampiyona ariko uzi inshuro abafana ba peri basabye ngo twaretse shampiyona tugatwara icy'amahoro tukajya ntabwo wabyizera icy'amahoro muri confederation icy'amahoro ni tombora ikipe uri butombore wakwizera utakuze kuri bikwira ubwo rero emera ko ariko atatu ubwo niba ari tombora ariko niba ngo uzagwa kuri reyo ni urugero tombora AS Kigali ziyigora ishobora gutaha ntago waba wicaye hano kuri mikoro ngo ubwire abanyarwanda bakunda reyo ngo umuntu wagiye mu matsinda akayarenga akagera kimwe cya kane ngo uramugiranya n'igikombe cy'amahoro ngo watwaye igikombe cy'amahoro nacyo si kibi ariko ifate ku rwego rwatwaye ariko bahambo bari by'abandi bakoze ntabwo Jean Fidel ari igitekerezo cy'umuperezida w'ubuyobozi ubu Arteta ko yaduhaye kubaha ibyo abakubahije Arteta ko yaduhaye FA Cup turabibara turanakibuka ko yakiduhaye mu myaka 6 turashaka shampiyona ibyo bintu ntabwo tubyibuka ariko mwabonye uburyo FA Cup ngo yakiriwe hano umuntu yarambwira ati Karenzi nawe aciye mu ijambo ngo Jean Fidel ngo azatubwire impamvu atashoboye gutwara shampiyona
ngo kandi yarayoboye ngo aperi yikinisha ba Niseti ntiyari yakageze kuri ba Togi na ba Watara na ba Dauda na ba ku bene gihugu ijana ku yarayikinisha ngo ba Niseti imyaka ine bayishimwe akwiriye kubaha abayobozi bagenzi be yikinisha abanyarwanda gusa nicyo gihe Jean Fidel kirimo akwiriye kubaha abamubanjirije nicyo kirimo niyubahe nawe bamwubahe kuko baramwubaha ndetse hari umuntu ugize umuntu w'abayobozi akamuvugaho Abudara yamuvuze Abudara ntamuvugaho Abudara ari Muvunyi yavuze kuri Jean Fidel Karenzi uramuha ubutumwa bwe Jean Fidel ubutumwa navuga ngo nabe hambo yabaye perezida ariko abayoboye bayobora yabaye perezida wa Rayon nk'uko n'abandi bagendaga bayiyobora bayikunda bayakuranwa Wagacondo akira Muvunyi akira mu rukundo nta shyamba Munyabagisha bakayihererekanya akira uyu wanyuzemo batemeraga wari uyirindimuye Albert ntabwo yarazi iby'umupira abavuyeho ashyiraho miliyoni 100 zirashya baragenda bahererekanya ku neza ya Rayon nta wigeze ushwana n'undi mu nzira y'urukundo Gacinya arayifata ahereza Abudara ahereza Namaka yavuyeho ntabwo yigeze asiba match kuri stade kugeza minsi ishize arwaye bitamukunda harenza agatereshwa kavuga avaho hajyaho Gacinya Muvunyi atwara ibikombe Muvunyi ajya mu matsinda avuyeyo ayihereza Sadati ku neza naho ibibazo byatangiye Sadati ibintu Karenzi natera agatoki recommandation ngicyo nabwira Jean Fidel so nabe hambo niba afite ibitekerezo byayobora Rayon bamwubahira ibyo yayifashije niba afite ibitekerezo byasubiza Rayon ku murongo kuko yareguye ntirukanwe niba afite ibitekerezo yasigaje inyuma byayobora Rayon igatwara igikombe muri iki gihe cy'abatogi n'abawatara kitari cy'abaniseti naze ku kibuga bari bongera mubone afatirana amatora igihe azabera aziyamamaza ko nabonye bihakana ko adashaka kongera kuyobora Rayon Sport none se nareka bashaka kuyobora bayobora ngo niyo abafana bamugira icyizere reka ngubaze Nayisa ntushaka kuyobora Rayon Sport ariko abafite ubushobozi bwo kuyobora bafite ubushake urashaka kuva muri Rayon Sport nese urashaka gusenya Rayon reka urashaka kwiva ubutumwa bwanjye n'ubu urashaka kuba liquidate ubutumwa bwanjye urashaka kuyobora Rayon ariko ntushaka kwagira uyobora Rayon ubutumwa bwanjye n'ubu urumva Rayon iri mu biganza byiza Rayon iratuje Rayon irimo irashaka abafatanyabikorwa Rayon irimo irashaka igikombe Rayon ntawe uhanganye n'undi ntawe uryana n'undi awuyoboye arahari n'abamushyigikiye barahari kandi ntawe barwanira ubuyobozi aratanga icyizere siko bimeze so Rayon Sport nta gitekerezo uyu munsi ikeneye kugira ngo ubyumve neza jya umuntu yampaye ubwino ejo bundi butigeze buvugwa na rimwe niba udashaka kuyobora Rayon yifane umuntu bita Abudara na komite ye bagiye muri RGB tariki 25 z'ukwa kabiri ejo bundi amezi 3 arangiye barababwira ngo banyakubahwa mwarakoze kutugirira icyizere sibyo ariko ibyo mwadusabye byose twarabikoze ariko amikoro ntayo turananiwe nimudufashe musubirane uyu mutwaro urumva manda yari irangiye ni murenzi yari irangiye nabwo ashaka amezi 3 mwaduhaye yari irangiye 3 ararangiye barabisha abantu bose ariko igihe umuntu yarabimbwiye kandi yabiganiye n'umuntu wari uhari kandi utari uwo muri Rayon wabimbwiye arambwira ati yarababwiye ati nimwakire mwarakoze ndananiwe ibyo twarabigerageje ngira ngo umutuzo urahari niwo mwadusabye amategeko ngaho adorahageze ntararangira ariko ishusho irahari mwatwunganira ariko turananiwe ubushobozi ntabwo turavunika ntidusinzira nimugerageze mushaka abandi batwakire barababwiye bati usumba bari kubasubiza RGB se yarirangiye ariko barababwira ati ahubwo mutubwire ibanga ko ibi tutabiherukaga yamiriro hambere induru abarwana abatwandikira abaduhamagaye hagize duteye ko tutabiheruka kandi nta mafaranga ko nta mafaranga ibanga mwakoze ni yo guturisha yamiraba iyi miraba yamiraba ari ubuzima bukagaruka mu gihugu ufite igishirira kijugunye umwana umuhaye igishirira
ni ngombwa Aragisha. arakijugunya urumva Shyira mwotsa babwira ati arakijugunya. mugende turabashyigikiye umusozi y'isezo mukomeze mufashe Rayon Sport igume muri uyu mutuzo igume muri uyu mutuzo hanyuma ibindi tuzabiganira sezi irangiye kuko ikipe ni iy'abanyamuryango ni iy'abareyo bazahura ubwabo n'abafana ubwabo bazagena urimo Bakurikije biboneye uko ikipe yabo niyo mpamvu RGB batangiye kwisesengura rero ko ntacyo yafashiriye tunasoze wese uri RGB wari kubwira abareyo ngo murenzi na njye ntabwo ndi mukuyeho umunyepolitike ntabwo naba RGB ni iya Doris ni urugero tubwire nyine breaking news Breaking dusoze news, Laurent Etincelle isezereye Mukura mu gikombe cy'amahoro Bekeni abiranduye Mukura Beke niko yisize i Butare ayitsinze ibitego 3-2 igiteranyo cy'ibitego 4 ni 4 kuri 4 ariko ni 4 kuri 4 4 kuri 4 ntuzo mukabanye cya kabiri ariko yatsinze bitatu hanze bivuze yuko yatsinze kimwe nibyo igatsindwa byinshi mu rugo Bine bine kuri kuri bine. bine bine Karekezi yarambeshye bine Bine ko kuri bine. Etincelle igize itsinze 4 Mukura nayo ni 4 kuri 4 away goal Yego. Mukura itsindiwe mu rugo 3 mu gihe Etincelle yatsindiwe mu rugo 2 ayisezere ku gitego cyo hanze bamwita Bekeni Bekeni muri weekend arakira Rayon Sport i Rubavu muri rats umuriro wo kotera munzenze Umunzenze. mwakoze cyane rero badukurikiye tuzasubira ku munsi w'ejo